iragenda iramukubira. Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima urimo bwo kunyagwa na shitani, nazanye ijambo rivuga ngo Imana ije kubugukuramo, ahubwo Imana igusubiza ibyawe, iguhire bwa nyuma kuruta bwa mbere. Dore waranyazwe anide benifo, ariko Imana ije kugusubiza ibyawe. Nuko Yobu Imana imuhira bwa. Bakunzi ba Kadosi TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu nashimwe. Ni Karosi ugarutse, ndagushimiye wowe wakoze subscribe ugakurikira ibiganiro byacu ndetse n'ijambo ry'Imana, kandi ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Nawe mushya ubonye iri jambo cyangwa se iki kiganiro bwa mbere, ndagusuhuje. Ni Karosi rero ugarutse, nagira ngo nivuge ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana babiri ndetse n'abandi tubana. Rero turashimira Imana yaturinze muri ibihe bya coronavirus. Imana yabanye natwe iraturinda nkuko nawe yakurinze. Imana ishimwe kuko nta kikora ihomba, mu mugambi wayo hari byose. Niyo mpamvu rero tugarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntujye kure kugira ngo tuganire, kuko hari inyungu nyinshi ku bantu bakurikira ijambo ry'Imana. Icya mbere ni ukuva mu ntege nkeya bakambara imbaraga z'Imana. Icya kabiri ni ukunguka ubwenge mu by'Imana. Icya gatatu ni ukumenya neza udashidikanya ko ijambo ry'Imana rikura mu rupfu rigashyira mu buzima. Ntujye kure rero kugira ngo tuganire. Uyu munsi nazanye, wakwibaza ngo nzanye iki? Nzanye rero ijambo cyangwa se ubuhanuzi Imana yampaye. Ntujye kure kugira ngo umaze iminsi ugeragezwa, uri mu bibazo, umaze iminsi uhura n'ibikomeye bimeze nk'amasazu cyangwa se inkuba, ariko uyu munsi nkuzana ijambo rivuga ngo birahinduka, cyangwa se Uwiteka Imana arigarura. Buriya hari iminsi tujya tunyuramo bitewe n'ibigeragezo byinshi duhura nabyo, bigatuma tuva mu Mana. Ariko uyu munsi nkuzana ibihumuriza bikubwira ngo nubwo bikomeye ba mu Mana. Telosi enobenefastans. Haleluya. Reka dusenge kugira ngo dutangire twumve ijambo ry'Imana Imana yampaye. Imana ishoboye byose, mungeri mwiza wo kwizerwa, uri Imana ndoniki desobene fosta. Uri Imana ishoboye, uri Imana itagirwa inama ahubwo ikora. Iyo wavuze byose biremera. Amagambo y'abantu yacecekesha kugira ngo abera bagusange. Ariyo mpamvu wavuze ngo abagushakana umwete bazakubona. Ntabwo rero ujya wibonekeza ku bantu batakwegera, ahubwo abakwegera nibo ubana nabo. Ngaho girira neza abangaba bemeye kugukurikira, bemeye kwihana ibyaha n'ibicumuro. Radi wisiye menefastire angiko zarabini fosaya bonea anide desire otarayiki desansoma. Aba bahuye n'ibibazo barasabwa, baniye ni osangiya bacika intege, bava mu byizerwa barashidikanya. Ngarutse kugira ngo nanjye umpe imbaraga mvuga ibyo wavuze. Ngaho gira icyo urema, kandi icyo urema nugikomeze. Ndagushimiye kugira ngo ibyo wavuze byose bisohorere muri nge, kugira ngo ababera nabo bisohore. Ndagushimiye kuko uri Imana. Nirukanye imbaraga z'abadayimoni, imbaraga zose z'umubi, imbaraga za shitani, mu izina rya Yesu. Ukurikirira ijambo uwo ari we wese agirirwe neza. Urakoze wabyiringiro we, bikore byose mu izina ryawe Yesu, amen. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tunariganireho. Ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cya Yobu, mu gice cyaho cya mbere niho duhera. Igitabo cya Yobu mu gice cya mbere, kuko buriya hari ubutumwa bwiza tujya dusoma tukumva biraryoshye. Iyo dusomye Yobu burya tujya tugera ibyiringiro, kuko twumva ubuzima Yobu yanyuzemo, ariko aranabwihanganira. Yarabwihanganiye, yemera kwihangana, kuko buriya umuntu wese ahuye n'intambara ntagire ibyiringiro by'ejo hazaza, atsindwa akiri mu ntambara. Bivuga iki rero? Umuntu wese wakoreye Imana neza nk'uyu mugabo Yobu, mbega azabona ingororano, kuko Yobu yihanganye mu bikomeye, arangije atsinda urugamba. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yobu mu gitabo cya Yobu
igice cya mbere ku murongo wawo wa 8 aravuze ngo Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawuhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Ahantu haca akarongo, akirinda ibibi. 9 aravuze ngo maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Akabazo, niwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati, cyitonderwa, Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Mana nishimwe. Dusomye aha mu gitabo cya Yobu, mu bice byaho ni kimwe, mu gice cya mbere ku murongo waho wa 8 hari ijambo ryavuze ngo nuko Uwiteka ngo arongera abaza Satani ati ngo mbese witegereje, aleluya, umugaragu wanjye Yobu uburyo yubaha Uwiteka, cyangwa se uburyo anyubaha? Nagira ngo ahangaha utaraharenga, Yobu yari umugabo umwe mu bagabo bajyaga bubaha Imana. Icyitonderwa, yahoraga atamba ibitambo anezerewe Imana bitewe n'uko Imana yari yaramugize. Noneho ahangaha icyitonderwa, Yobu ahangaha Shitani yari amaze kumusaba, Imana iremera iramutanga. Imoniesi vosta iramutanga. Imaze kumutanga, noneho Yobu, kandi iyo nama ndagutangariza yuko Yobu atarayirimo, ariko Imana iramoniye disire gosta iniwiyaridonea iramutanga. Nawe niko Imana yagutanze, kuko Imana iyo yamaze kubona hari icyo uzayikorera, ikoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ibashe kuzura ibyari byarapfuye ndetse yica ibyari bizima. Ntuhumve nabi, Imana ikura urufatiro rwawe imbere yawe kugira ngo irebe yuko ugwa. Ahangaha Yobu Imana yemera kumutanga, ibwira Shitani ngo ndamuguhaye, ariko icyitonderwa, nkwimye ubugingo bwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ahangaha Yobu ntabwo iyi nama arayirimo ngo yitegure. Nibe nawe Imana iragusanga ikangaziye siwi ikakubwira ngo ndaje, cyangwa se dore Shitani araje arakugerageje, ukabasha gusenga, kagwa ngo senga wongererwa imbaraga. Ariko iyi nama yakozwe ntabwo Shitani cyangwa se uyu Yobu yari ayirimo, ahubwo yari hagati y'Imana na Shitani. Ngo Yobu aho ngaho yarari, icyitonderwa, ibyo bintu byaramugwiririye. Imana ikimutanga, Shitani ngo afata inzira, ahita ajya gufata ibintu byose bya Yobu. Aragenda, icya mbere yakoze ngo yasanze abana bari mu birori, arangije arabatwi, barapfa, inzu zirabagwira, amatungo arapfa. Ariko Yobu arabimenya. Ngo icya mbere, iyo dukomeje gusoma mu iki gice, dusanga ngo Yobu yarumvise inkuru ngo
intumwa ya mbere iragenda iramubwira ngo ya nzu cyangwa se ya nzu ya mukuru wawe yamaze kugwira abana, mbega ibintu birarangiye, abana bawe bose barapfuye. Yobu akibyumva aravuga ngo nari narabihawe n'Uwiteka. Aleluya. Umukozi w'Imana ufite amavuta aravuga ngo ibyo byose nari narabihawe n'Uwiteka, none kuba byisubije ntandahiye debrenistai. Aleluya. Nta kintu bimaze. Ndagira ngo rero iby'Imana yaguhaye nigira ibyitwara, kuko nabyo irabishobora. Ntugahagarike umutima ngo bitumugwa uve mu by'Imana. Noneho ngo yo baravuga ngo ibyo nta kibazo, ni hahandi yabimpaye yashobora no kubisubiza. Kandi naho hari nawe yageze aho ngo n'uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri mushya. Ndagira ngo nkubwire ngo ahangaha Yobu yari afite kwizera kubuze muri iki gihe. Iyo umuntu afite kwizera ibintu birashoboka. Iyo umuntu afite kwizera, iyo hari ibibuze, Uwiteka Imana agenda amwongerera imbaraga bigatuma agira kunesha. Iyo unesha, urwana unesha, hari ibyiringiro yuko aleluya ibintu byose bijya bikwizanira. Ndagira ngo nkubwire ngo Yobu akimara kubura ibi, bamubwira ko amatungo n'ingamiya n'ibintu byose bipfuye, aravuga ngo babinyaze babitwaye. Aravuga ngo ibyo ngibyo ni hahandi nari narabihawe n'Uwiteka, niwe ubyisubije. Shitani araseba. Ayiwe, Imana ihabwa icyubahiro. Shitani agaruka imbere y'Imana. Shitani ntarega umuntu umunsi umwe, ahubwo abasha no kumurega bwa kabiri. Ngo yahise agaruka imbere y'Imana, ngo Imana iramaze ngo wabibonye yuko nta kintu Yobu yigeza andushaho. Nubwo wabashe gutwara abana be ugatwara ibintu bye, niho Imana ishaka kukugira ikirato. Ngo irangije ngo iramubwira ngo nta kintu yari kuba, kuko Yobu ndamwizera. Uwo munsi Shitani amubwira ngo ngusabye umubiri we. Ntabwo Shitani yagusabye ubutunzi gusa, ahubwo yagusabye n'umubiri wawe ngo Imana iwugerageze. Ariko ngutangariza itangazo rivuga ngo Imana nibyo yakwambuye irabikugarura mu izina rya Yesu. Icyambere ni ugukiranuka ukaguma mu mwanya. Niba kandoni yevasi no dedi agiti ni dosifo alelude no kri some binifa. Niba udakiranuka ntacyo bimaze, ahubwo menya neza ngo urufatiro rwawe rusabwa kuba rwubatse kandi ufite ibyiringiro yuko Imana izagutabara. Ahangaha Yobu ahita akoresha ikintu bita inshinga. Ngo Shitani araza akora ku mubiri we, arwara ibishyute. Amaze kubirwara arabemba, ariko Imana yari itataye Yobu. Ndagira ngo nkubwire ngo ibigeragezo ntibituma Imana ikuvaho, ahubwo ibigeragezo bituma Imana ikwegera. Aleluya. Noneho uwo munsi, reka dusome. Uwo munsi nibwo Yobu yahise atangira kwizera Imana, bituma yizera. Noneho Shitani ahita akoresha inshinga bita kumutandukanya n'umugore we. Uwo munsi amutanya n'umugore we bakundanaga, amutanya n'umugore we wamwizeraga. Ahita akoresha ikintu gikomeye. Yobu uwo munsi nibwo yumvise umugore amubwira ngo yihakane wipfire, yihakane wipfire, ibibazo urimo ntibyagatumye tubaho, abana banjye barapfuye, ihakane Imana wipfire Yobu. Ariko Yobu aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubara nzareba Imana mfite undi mubiri. Reka dusome. Jambo nagendereye ni jambo riri hano muri Yobu n'ubundi mu bice 42 umurongo waho wa 12. Hari jambo bivuze ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Nakanga kasomye nuko Yobu mbega Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma buruta ubwa mbere. Bivuga iki? Ngo agira intama ibihumbi 10 ibihumbi 14 n'ingamiya ibihumbi 6 n'amafizi ibihumbi 2 n'indogobe z'ingore 1000, kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa w'imfura amwita Yemima
uw'ibuheta amwita Keziya, n'uwa gatatu amwita Kerenihapuki. Imana ishimwe. Ahangaha Yobu Imana iramuhira. Uwiteka ngo amuhira bwa nyuma buruta ubwa mbere. Bivuga ngo ibibazo ufite ahangaha bya bindi Imana yari yamutwaye bituma Imana ibimugarurira. Icya mbere ngo agira indogobe, cyangwa se ngo agira ngo agira indogobe, agira inyumbu, agira ibintu byose. Imana iragenda iramukubira. Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima urimo bwo kunyagwa na shitani, nazanye ijambo rivuga ngo Imana ije kubugukuramo, ahubwo Imana igusubiza ibyawe, iguhire bwa nyuma kuruta bwa mbere. Dore waranyazwe anide benifo, ariko Imana ije kugusubiza ibyawe. Nuko Yobu Imana imuhira bwa nyuma buruta ungini wizinima isaideda ubwa mbere. Ndagira ngo nkubwire ngo dayimoni yari yaribwiye kupfuye, ariko Imana irasinye, iravuze ngo nta rupfu rukuriho. Imana irasinye. Dore uyu munsi ngo nuko ngo Imana imuvuha abahungu 7, irongera imusubiza urubyaro rw'abana. Umwana akaza afite fotokopi ya wa wundi wari wapfuye. Aleluya. Ariko Imana ishimwe. Imana ntabwo imeze nk'abantu isubiza umuntu mu rugero aho yatawe. Imana ijya imutoragura. Imana ishimwe. Reka rero dusenga Imana. Imana ihira Yobu kuruta mimuhira mbere, irongera imusubiza ibyiwe arongera arabibona. Ndagira ngo ubwe ngo nawe ibyawe wanyazwe Imana irabigusubije, nikwivuze mu izina rya Yesu. Usabwa gukiranuka, usabwa kwizera, usabwa gukora imirimo nk'iya mbere. Mana urakoze, ndagushimiye kuko uri ibyiringiro, uri Imana ivuga. Iyo wavuze biremera, amagambo y'abana ajya aceceka. Kubw'ibyo wavuze ijene wasika domeni dometai redomedi osayigrone prede era sayikota shangini mada sayibone redai. Urakoze meni woda praise win. Ngaho kiza abarwaye, abantu bose bageneza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.